fata uyu munsi tariki 16 z'ukwa munani 2026 uvuga uti mfite impamvu nshya yo gusubiza ubuzima bwanjye ku murongo. Mfashe umwanzuro wo gusubiza ubuzima bwanjye ku murongo. Yaba ubikora uyu munsi cyangwa se n'indi tariki uzareberaho iyi video, ufata iyo tariki urebeho iyi video uvuga uti uyu munsi, guhera uyu munsi mfite impamvu nshya yo gusubiza ubuzima bwanjye ku murongo. Ubuzima bwawe rero usubiza ku murongo ute? Iyo ufite umutima ubabaye, urakaye, wumva urushye, unaniwe, jya wibuka ko urukundo rwo ntabwo rwakuretse. Imana ahubwo iri kugufungurira undi muryango w'ubuzima bwawe. Ejo hashize ntabwo agomba kukuranga kugira ngo nugera n'ejo uzavuga uti ndacyarangwa n'ejo hashize. Ushobora kuba waraguye ariko ibyo ntabwo bivuga ngo wararangiye, ahubwo ubuntu bw'Uwiteka buraguhamagara ngo haguruka none uzamuke. Ya mibabaro yose ugendana, ibyo byose ntabwo ari ryo herezo ryawe, ahubwo hari impamvu igutegereje kure cyane. Ibintu byose wibwira ko bikomeye, iyo mpamvu yishakishe. Reka urukundo rero rukwibutse ko utibagiranye, kandi imbaraga n'urukundo rw'Uwiteka byose bigushoboze bikwibutse ko ibintu byose bucya byabaye bishya iyo wizeye. Uko tubisoma mu maganya ya Yeremiya 3:22-23. Niyo mpamvu rero ibihe bishya ugiye kwinjiramo ntabwo bituma uguma muri wa wundi uko bakubwira ngo waraguye, urakennye, uri imbabare. Ibintu byose bakubwira bireke ibigende, iyo mitwaro yose yivaneho, ahubwo weho ntute mu mutima wawe uguma hasi kugira ngo abantu bagumishe hasi. Akira urukundo, akira amahoro, akira imbaraga z'Uwiteka, izo Imana iguhaye uyu munsi. Wa munsi nakwiye ngo wandike uti uyu munsi amateka yanjye yarahindutse. Kandi nkubwire nti ibyakubabaje byose, ibyakuvuniye byose bizakubera ubuhamya bukomeye kugira ngo imbaraga z'Uwiteka zongere zigusubizemo ubutware. Reka nkubwire nti rero ibigaragara nk'aho uri kurangira, ibyo byose bizakubera umuryango w'ibintu byiza bihebuje utigeze ubona na gato. Reka nkubwire, zamuka uhaguruke gahoro gahoro kandi wizere. Numara kwizera kandi uvuga uti byanze bikunze wa wundi wanyiritse akaboko ke kirya gihe na n'ubu aracyahari kandi ari iruhande rwanjye, ntacyo nzaba. Reba, itegereze. Reka nkubwire nti Imana igiye gukora ibintu bishya nk'uko tubisoma muri Yesaya 43:19. Ufite impamvu yo guhaguruka ukabyuka nanone ukavuga uti ngiye gukora ubuzima bwanjye buhindure. Wizere kandi ukomeze utere intambwe igana imbere, atari kuvuga ngo ibintu byose bimeze neza ni munange, ahubwo kubera ko uzi ko Imana irimo irakwandikira amateka yawe, ntabwo warangiye. Urwo rukundo rw'Uwiteka rero rugusuzemo imbaraga, kandi izo mbaraga zawe zikugire umuntu ufite ububasha no gutekereza no kuvuga ati nanze ko amateka yanjye yandikwa nabi, ahubwo reka nizere Uwiteka amateka yanjye yandikwe neza. Ubusabane bw'Uwiteka muri uyu munsi nibyo nkubwiye uyu munsi. Nanone bitekerezeho, kandi bimwumvaga ko nta kintu kikurimo na kimwe, wumve ko usubijwemo imbaraga n'Uwiteka. Wituma imibabaro yose yandika amateka yawe ngo ikumvishe ko ibintu byose byarangiye, kandi ahubwo wakongera ugatangira bundi bushya, ukandika amateka yawe bundi bushya. Hari ibintu byinshi byiza, hari impamvu, hari uguseka, hari ibitwenge, kandi hari urukundo imbere yawe. Ibyo bintu byose birashoboka. Niyo mpamvu ijambo ry'Uwiteka ritubwiye muri Yesaya 41, abantu bose bizere mu Uwiteka ibintu byose ibigira bishya, ikabasubizamo imbaraga. Niyo mpamvu nkubwira nanone rero, haguruka, ntugire ubwoba, kandi ugire ukwizera no kwihangana mu rukundo ruri mu mutima wawe ukomeze urugumishemo, ugende utere intambwe wemye, kubera ko ibihe bishya byawe byaje. Uvuga uti ntabwo ndi kugenda njyenyine, uri kumwe n'Uwiteka. Ibyo bintu nubyishyiramo ukabyizereramo, byanze bikunze niko bizagenda. Ejo hashize harakwigishije, ariko ntihazakugire imfungwa ngo ube umugaragu w'ejo hashize. Imbere yawe no heza. Reka rero kugirirwa ibambe kugukize, umuntu ari bwose ukurimo ukuvemo, kandi noneho wongere wiyubake. Reka kwizera
kube imbaraga zawe, abe ariryo jwi ryawe rikuranga, kandi noneho ubumuntu bukubere indirimbo yawe nshya. Ibintu rero ntabwo ari itangiro rishya usanga ryoroheje, ahubwo ni ibihe bishya byawe bije kugira ngo wongere wizere, wongere wigirire icyizere. Kandi mpora mbabwira nti nutigirira icyizere nta muntu uzakugirira icyizere na gato. Hanagura amarira yawe kandi ukomeze wihangane, kuko nta joro ridacya, nta joro ridacya, kuko byanze bikunze ibyishimo bizaza mu gitondo cyawe, nk'uko Zaburi bitubwira muri 3:5. Nkagira ni rero humeka, wisubizemo icyizere, kandi ureke umutima wawe wongere wizere nanone. Kandi nkakubwira ngo ibihe byije, yaba ibyahise yaba n'ibije, ibyahise byakubabaje, ibyahise byakuzonze, ibyahise byakubabaje, ntabwo ari ryo herezo ryawe. Imana iri kuguhindurira amateka, ya marira yawe iri kuyahinduramo urubuto yateye ruzavamo ibintu byiza. Ejo nukomeza kwizera, n'ejo bundi iyi tariki yawe wongere uyandike. Reka urukundo rw'Uwiteka rugusubizemo icyizere, kandi noneho rugusubize mu byicaro n'ibyubahiro byawe, kandi noneho aho utazongera kuruha ukundi. Hagurukana kwizera, hagurukana ibyishimo, kandi byose ubikorere mu kwizera. Noneho usakaza amahoro mu bandi aho ugiye hose. Amateka yawe ntabwo arangiriye aha ngaha. Amateka yawe ntabwo ashobora kurangira uyu munsi ngo ibintu byose byaranze, ahubwo ongera ushake itangiro rishya, kuko ushobora kongera kwandika amateka uhereye kuri 0 ukongera ukazamuka. Ibyo ari byo byose tuzi ko nka Matusera yabaye imyaka 969, iyo myaka yose yabayeho. Bikubwira ngo uyu munsi imyaka ufite ya 350 ushobora kongera ugatangira ukandika amateka yawe, ntabwo ari harangirira. Imana iratubwira muri Zaburi none 138, Imana byanze bikunze isohoza isezerano ryayo ku muntu wayizeye, ufite kandi intumbero yo guma mu mababa yayo. Niyo mpamvu nkubwira rero, ufite impamvu uyu munsi, impamvu nshya yo gusubiza ubuzima bwawe ku murongo. Andika muto uyu munsi mfite impamvu yo kongera guha intumbero ubuzima bwanjye bukaba bushya, kandi noneho ugahimbaza Uwiteka, kuko Uwiteka ariwe uzagushoboza. Nkakubwira nti rero ntubyihererane, mu gusohokamo ukande like kugira ngo ubutumwa bugere ku bantu benshi. Noneho tujye tuza twiga uko twasubizanyemo abandi icyizere, kandi twongere tugire ubuzima bushya, twongere tubeho nk'uko Uwiteka abitwifuriza. Mukomeje kwandikira abantu benshi, rero nkambashimiye nawe utarandikisha subscribe kugira ngo tujye tuganira nk'ibintu nk'ibi bibasubizemo ubugingo, bibasubizemo imbaraga, kugira ngo mwongere mwandike amateka yanyu mashya, ntimurangwe n'ejo hashize. Nkambashimiye rero, Imana ikomeze barinde. Shalom shalom, todahaba tov miyot.